ni umuriro ufite ubushyuhe bwa dogere Celsius byibura 1400. Uyu akaba ari usanzwe ukoreshwa n'uruganda rwa Simerwa mu gutwika indi myanda iboneka muri uru ruganda. Uyu ni wo wasanzwe ufite ubushobozi bwo gutwika ibi binyabutabire bya PCB, polychlorinated biphenyls, bigashya, bigakongoka, bigakayuka ku buryo umwotsi usigara woherezwa mu kirere ubutarangwa mu bwandu na buke bwakwanduza umwuka wo mu isanzure. Ni umushinga watangiye muri 2007 nyuma y'uko muri 2002 leta y'u Rwanda yari yasinye amasezerano mpuzamahanga ya Stockholm ajyanye no kugabanya cyangwa kuvanaho ikorwa, ikoreshwa, icuruzwa n'ihunikwa ry'ibikoresho bifite ibinyabutabire bihumanya birimo na PCB. Ibintu bihumanya ubuzima bw'abantu, bigahumanya ibimera byose, bigahumanya ibyo twarya byose, kandi cyane cyane bigatwara igihe kirekire. Niyo mpamvu rero twahisemo kubitwika, tunagendeye no ku masezerano mpuzamahanga. Twifuza rero ko abanyarwanda babaho ariko bakabaho mu buzima bwiza. Ibi rero byaje mu gihugu mu by'ukuri icyo gihe ntago tekinoloji yari yakamenyekanye. Niyo mpamvu twabikoreshaga muri za transformers zacu ziduha amashanyarazi. Ariko icyo dushimira nuko twese nka leta y'u Rwanda bifatiye hamwe izi transformer ntago zigikoresha aya mavuta nkuko mwayabonye. Turashaka rero kureba ukuntu aya yaje mu gihugu icyo gihe twayarangiza tubitwika, noneho tugakoresha ayandi tuzi ko afite adatera ubuzima adatera ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda no ku buzima bw'abantu bose muri rusange. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA mu mwaka wa 2014 bwagaragaje ko icyo gihe mu Rwanda hakoreshwaga transfo z'amashanyarazi 2344 n'izindi 182 zari mu bubiko. Muri izo zose hasanzwemo transfo 100 zikoresha aya mavuta arimo ibi binyabutabire bya PCB, maze ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi EUCL izo transfo zikurwaho zivomwamo ayo mavuta ari nayo yavuyemo izi toni 50 zatangiye gutwikwa. Iyi projet itangira twakoranye na REMA ndetse n'abandi ba donors batangira kusuzuma amatransfo afite ayo mavuta yanduye na PCB. Tusangamo 100 kuri transformer 2300 zapimwe. Tugenda tubicamo mu bice kubera kugira ngo uvanemo ayo mavuta bisaba kukuramo umuriro, kandi nago wakuramo umuriro kuri transformer 100 icyarimo. Kandi muri izo transformer 100 twasanzemo 24 zari zanduye ku buryo utashobora gushiramo amavuta ukayoza, tuzivanamo muri network. Byadufashigiye byafashe hafi imyaka 6. Kubera uburyo gukuraho no gutwika ibi binyabutabire bisaba ubushishozi, ubumenyi n'ikoranabuhanga byo ku rwego rwo hejuru, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP ryateye inkunga uyu mushinga, rigaragaza ko uyu mushinga umaze gutwara asaga miliyoni n'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga gato miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo urebye amafaranga yashowe muri uyu mushinga nk'uko nabibabwiye arenga miliyoni n'ibihumbi 200 by'amadolari, ajyanye n'inyungu igihugu kizabibonamo. Aya mavuta ni mabi cyane. Icyambere arica, atera kanseri, yinjira mu byo turya akabihumanya, agira ingaruka yaba kuri twe abantu, inyamaswa ndetse no kubidukikije. Ikindi, aya mavuta amara igihe kirekire, ntibyoroshye kuyangiza. Ibyari ngombwa rero ko dushora ku kayabo kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo. U Rwanda rubaye igihugu cya kabiri muri Afurika bigaragaye ko gifite ubushobozi bwo gutwika neza ibi binyabutabire nyuma y'igihugu cya Maroc.